Bakunzi ba radio televiziyo impinduka aho muri hose turabaramukije haba ku manywa haba nijoro aho muherereye ku isi. Tubifurije ikaze muri iki kiganiro cyacu hano kuri radio televiziyo impinduka. Nanone twongeye kuza kubataramira, twabateguriye ikiganiro kijyanye n'amatora azaba. Niko twabimenyeshejwe amatora ngo azaba umwaka utaha, amatora ya perezida w'u Rwanda. Ariko twebwe hano kuri radio televiziyo impinduka tukaba tubona bitazaba bisa n'amatora nyamatora. Ariko kubera izo mpamvu, kubera ko ingingo nsanganyamatsiko ari ijyanye n'amatora, twabatumiye n'umushyitsi muhire. Reka tubanze tumuhe akanya abibwire muri make aho ishyaka yaba ahagarariye, noneho nyuma tuze kujya mu mizi y'ikiganiro amaze kubibwira. Ijambo ni iryanyu mushyitsi muhire. Bon, urakoze cyane bwana Ambrose kumpa aka kanya kugira ngo tuganire. Koko rero nge nitwa Chaste Gahunde, nkabandi umuyobozi wungirije w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, dukunze kwita mu cyongereza Ishema Party cyangwa se le parti Ishema. Nkabandi umuyobozi nyine wungirije, no kuvuga vice president. Mu gihe nyine mwe murimo gukemanga ku bibazo by'amatora, twebwe nk'ishyaka Ishema dukomeje gutsindagira icyemezo cyacu twafashe ndetse kuva kera ishyaka rigishingwa, icyemezo kivuga ko imyumvire y'abantu ku bijyanye n'amatora, abantu bagomba kubona amatora nk'akadirishya ko kwinjiriramo kugira ngo bahindure ibyari byarananiranye. Hari abantu benshi cyane bavuga bati ubutegetsi burakomeye, ni igitugu niki, bati twabukorera revolution, bati twabufata intwaro twaburwanya cyangwa twafata na kudeta tukayikora. Tugira rero ngo tubibutse ko amatora ariyo opportunité ikomeye cyane kugira ngo n'ibyo byose byaba. Kuko ngo amatora ni imwe mu ntwaro umwene igihugu afite kandi yemererwa n'amategeko, yemererwa n'uburenganzira buri logique bwa muntu aho isi igeze. Amatora niko kadirishya yemerewe ashobora kwinjiramo akaba yahindura ibintu. Reka muce mu ijambo. Ni nayo mpamvu nemeye ubu butumire kugira ngo tuze kuganira kuri icyo kintu, cyane cyane ko nabonye inyandiko wenda turize kubona mu kanya watushyikirije, werekana ko koko abantu bafite impungenge ku bijyanye n'amatora, banibaza niba koko yanaba cyangwa hari n'icyo yamara. Nge nicyo cyatumye nza kugira ngo nze gufasha abantu kumva agaciro k'amatora, ahubwo nkaza kubereka ko impamvu kugeza uyu munsi wa none hari n'ababona ko atari amatora, ari twebwe mu by'ukuri umupira uri mu kibuga cyacu. Kuko umuntu udukandamije ntago ari ugomba, nta nubwo yakwishimira ko tunamenye yuko hari uburyo bwo kumukuraho. Ibyo akora ni aca no kuruhara akavuga ko nta matora abaho. Reka tuze kubigarukaho tugeze mu mizi y'ikiganiro. Urakoze kutwibwira, nyine uvuze no muri make ku bugingo uri buze kwibandaho. Hano rero kuri radio televiziyo impinduka, twebwe tubona nta matora azaba umwaka utaha muri 2004 mu Rwanda. Impamvu si yindi, ni uko duhera ku byabaye mu myaka yashize muri 2003, 2010 na 2017. Urugero twatanze, wenda washyirira kuri ekran abashobora kubona iyo ekran. Urugero ni urwuriya mu Nyabugeni y'Umubirigi mu myaka yo hambere mu 1929, washushanyije inkono y'itabi. Noneho munsi y'iyo nkono y'itabi yashushanyije, abwira abayireba ati iyi si inkono y'itabi. Kandi koko nibyo, igishushanyo cy'inkono y'itabi kiba gitandukanye n'inkono y'itabi nyayo
ushobora gukoraho ukaba wayitumuza itabi, rwose biba bitandukanye. Twebwe rero hano kuri radiyo televiziyo Impinduka tukabona ibyo FPR yamye ikora bijyanye n'amatora ari nka biriya uriya munyabugeni mu Bubiligi, izina rye yitwaga René Magritte, iriya nkono yayishushanyije mu 1929. Twebwe tukabona bisa n'ibyo uriya mugeni yavuze. FPR kuva yatangira gukora ibyo yise amatora mu Rwanda, ikora igishushanyo cy'amatora, ikerekana abantu ko igiye gukoresha amatora, ariko atari amatora igiye gukoresha. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti nta matora azaba umwaka utaha w'2024, kuko nanone ni igishushanyo cy'amatora FPR igiye kwereka abanyarwanda. Reka duhere aho ngaho wenda nk'ijambo umutumirwa wacu atubwire uko we abona ko ibizaba umwaka utaha mu Rwanda ari amatora. Ijambo ni iryanyu bwana Nshatse Gahunda. Urakoze cyane bwana Ambrose, cyane no kutwereka iki gishushanyo. Unadunyuriyemo muri makeya inkuru y'uriya mugabo witwa ni umugabo cyangwa ni umugore sinzi, umugabo René Magritte, wavuze ati yashushanyije kuko inkono y'itabi, ariko arangira aravuga ati muramenye ntimwibeshye, iyi ntabwo ari inkono y'itabi. Ku ruhande rumwe ubirebeye nyine, ubirebesheje amaso wakwisobera nyine ukabona inkono y'itabi, ukabona ni inkono y'itabi ishushanyije. Cyakora umuntu yaravuga ati muramenye iyi ntabwo ari inkono y'itabi. Ariko inyuma yaho hari ubuhe butumwa buri inyuma y'iyo nyandiko? Ubwo butumwa bwe ni ubuhe? Kuba hashushanyije ikintu tubona koko gisa n'inkono y'itabi, ariko tuvuga ko atari inkono y'itabi rireye, bishatse kuvuga iki? Uriya mugabo icyo yari agamije kwerekana uburyo ki inkono y'itabi yaba imeze muri make. Ni ukuvuga ngo icyo ubu butumwa bushobora kumarira umuntu ni uko ushobora guhera kuri iyi shusho ukagenda ugafata igiti ukabaza inkono y'itabi. Ushobora guhera kuri iyi shusho ukagenda ugafata ibumba ukabumba inkono y'itabi. Ushobora gufata iyi shusho ugakoresha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, indi matière première, ugakora inkono y'itabi ugendeye kuri iyi shusho uyu muntu yaguhaye, bityo ukagera kuri inkono y'itabi. Nicyo uyu mugabo yari agamije. Ni ukuvuga ngo ntagamije kuguha inkono y'itabi, ariko ashobora kukwereka uburyo ki inkono y'itabi imeze. None reka tujye ku kijyanye n'amatora rero, kuko mwabigereranyije n'amatora. Amatora, ndagira ngo nshimire abakurambere bacu baharaniye ko u Rwanda ruba repubulika, bagaharanira kubaka demokarasi mu gihugu. Kimwe mu ishingiro rya demokarasi na repubulika ni amatora. Bivuze ngo aho ubutegetsi ari ubwa rubanda, bukaba bukorera rubanda, kandi bukaba bushyirwaho na rubanda. Ni ukuvuga ngo abaturage nibo lo souverain, nibo bafite uburenganzira bwose. Kuba rero uyu munsi wa none dufite ubutegetsi bw'agacingizo, ubutegetsi utashobora no kubona uko bwita mu by'ukuri kubera uburemere bw'ibibi bukora. Kuba ububona gutya, ukabona budakoresha amatora ngo abeho nk'uko yakabaye, mu by'ukuri hari nukure bifata indi dimension kugira ngo bisobanukirwe. Ubutegetsi buriho, ariko nabwo buzi neza ko bugomba gukoresha ayo matora, nubwo bwose adakorwa nk'uko byakagombye kumera. Bugashaka ko yagukoresha, ndetse mujya mwibaza impamvu ki butayavuga ngo nta matora azaba. Bashobora kubivuga kubera iki? Kubera ko uwo ari we wese nubwo yaba umunyagitugu agira isoni, hari ibintu adashobora kugukinisha. Ni ukuvuga ngo akeneye ko ya matora abaho kugira ngo agire ya legitimite, yemerwe nk'umuyobozi. Igisigaye rero ni ukumenya noneho ese igikorwa ni amatora cyangwa se amatora. None no kumenya ngo umupira uri mu kibuga cyane. Icya mbere, umunyagitugu niba ashaka kuguma ku butegetsi bwe, ntabwo ashobora kwemerera abaturage ko bamenya yuko hari uburyo bashobora gukoresha mu bagore ku butegetsi. Ibyo ntashobora kubyemera. Ni nayo mpamvu amatora ashobora gukora uko kose ngo ya matora ye kuba.
cyangwa se akanabamwumvisha yuko nta matora azaba, ko bamaze no gutora k'umuyobozi azwi, ko ndetse itegeko nshinga rimwemera kuba yaba perezida kugera mu 2034. Uzi ko hari n'ababyumva gutyo bakagira ngo ko niko bimeze, ntabwo agomba kongera kwitoza. Nyamara itegeko nshinga naryo ko ribivuga, riravuga ngo itegeko nshinga naryo ushobora kuvuga uti nawe muri iyo nyandiko ngo itegeko nshinga ntabwo rikurikizwa, wini rikurikizwa, ariko byabaye ngombwa ko barihindura. Kuki barihinduye? Ko bari bazi ko n'ubu ritakurikiza, se kuki batagireho? Ni ukubera ko hari norme isi igenderaho aho igeze kugira ngo bagire iyo legitimite, bagomba byanze bikuze guca muri iyo procedure y'amatora. None rero reka tugere ku kijyanye n'uburyo ki amatora agenda. Amatora ni imbaraga z'abenegihugu. Abenegihugu ese baza agaciro k'ayo matora? Igisubizo ndakiguha, ntago abenegihugu baragera ku rwego rwo kumenya agaciro k'amatora. Urugero nunanga ni wowe nabo mukorana kuri radio Impinduka, yo mwari muzi agaciro k'amatora, mwagombye ko uyu munsi muri gufasha abaturage mubasensibiliza imbaraga bafite mu gihe cy'amatora, kugira ngo bazahaguruke bayitabire, ariko atari ukwitabira gusa, ahubwo bamaze no kwiyaruma bavuga bati utwiba amajwi yacu turabonana. Aba bari bafite intwaro bavuga ati turarwana buriya butegetsi, bavuga ati dore umukandida dushyize imbere, nihagira uwibeshya akamwiba amajwi, za ntwaro turazihagurutsa. Nawe musirikare wumva yakora kudeta akavuga ati niba twiba amajwi turahagurutsa kudeta. Ibyo bintu niho byagombye kuba biri. Gusa rero ibi tugarabona nonaha ni konsekansi, ni symptome z'indwara imaze imyaka irenga 60 kuva abakurambere bacu bakayibanda na bagenzi be, Imana ibaha amahoro n'umugisha kandi baruhukire mu mahoro, kuva bakora icyo iriya mpindura amatwara, u Rwanda rukava mu bwami rukajya muri repubulika. Ntabwo habayeho gahunda yihariye yo kwigisha bene gihugu iyo demokarasi n'imbaraga bafite bo zo kwishyiraho abenegihugu. Haba ku butegetsi bwa Kayibanda abantu batoye gutyo gusa, ubona nkaho ntabwo babyigishijwe, kandi birumvikana abantu bavuye mu bwami bazi ko umwami arabuvukana, bari akwiye kujyaho gahunda y'umwihariko yo kubigisha. Haba kuri nyuma ya kudeta 73 ntabwo abaturage bahawe umwanya wo kwigisha ngo bamenye imbaraga bafite mu matora. Nyamara turabizi neza ko abaturage bamaze kumenya ko ijwi ryabo rifite akamaro, aryo rigiye kubica no kubakiza. Umuturage aramutse azi neza ko iriya nzara ari kwiterwa ya zaramba cyangwa uko bazita zose biterwa nuko yatoye nabi, akaba bizi neza ko uno ari umwanya wo kugira ngo ya nzara yikire. Uwo muturage yamaze kubyumvira neza, akaba afite abarideri bari imbere baba mwishakishije imishema cyangwa abandi bose, tubasobanurira tuduro ko turabigira, tukabaha gahunda, tugateganya neza, twitegura neza aya matora, twayajyamo, twayatsinda, ndetse twaharanira n'insinzi yacu nta wayitwiba ngo ayitwambure. Ariko niba abaturage bumva no kubambura insinzi ntacyo bibatwaye, wanababwira uti tora aho bakigenda ngo barabazi ntacyo turaramuka. Reka tugaruke kuri gahunda nyirizina y'ishyaka ryanyu muri aya matora nyine ateganyije umwaka utaha. Tunyuriye muri make uko gahunda yanyu imeze mu ishyaka Ishema, uko muzajya muri ayo matora. Hari itangazo muri iyi minsi ndera uko muzaba muhagaze mu gihugu muri make. Bo urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Reka turebe itangazo mu by'ukuri twarikize hanze, twarigejeje ku banyarwanda, ababasha kuribona riragaragara. Mu by'ukuri n'itangazo twashyizeho umukono mu cyumweru gishize ku itariki 21 ndumva z'ukwezi kwa 9, muri uku kwezi kwa 9 mu by'ukuri twemeza nanone ku nshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu ko ari amatora tuzayitabira. Icya mbere twibutsa uburyo ki ni icyemezo cyafashwe na kongere mu mwaka wa 2021, ari nabwo twatoye n'umukandida nyine uzaduhagarara muri ayo matora, akaba ari Madamu Nadine Karere Kasingi. Tukaba twaramushyize imbere kugira ngo azaduhagarare muri ayo matora. Twongeye kwibutsa rero ko na gahunda yacu yo kujya mu Rwanda gukora ayo matora nayo itahindutse. Icyo dushaka kwibutsa abanyarwanda, twibutsa n'abanyarwanda nyine ko hari ibibazo bikaraye bya politiki, ariko tukanibutsa ko ari twebwe mu by'ukuri dufite imbaraga zo kubikemura nk'abanyarwanda dushyize hamwe. Mu gusoza reka muce mu ijambo gatoya, murateganya kuzajya mu Rwanda ejo bundi, ndumva harimo n'itariki mu itangazo
kuri 23 z'Ugushyingo. nibyo. Muribuka ko mu myaka yashize nanone mwigeze gushaka kujyayo nk'ishyaka Ishema. Ni iki gishya kibizeza ko noneho nanone batazababuza kwinjira mu gihugu? Urakoze cyane kuri icyo ikibazo cyiza. Nibyo koko muri iri tangazo twerekana ko iyi gahunda yo kujya mu Rwanda yaratangiye kandi igeze kure, ndetse tunibutsa ko nta gihindutse tuzagera mu Rwanda bitarenze itariki 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka 2023. Ni ukuvuga ko n'amezi make cyane asigaye. Uravuga uti rero noneho n'iki cyemeza mwabushijwe kujyaho mbere, n'iki cyemeza ko n'ubu bizashoboka? Kubwiza ukuri nta kibitwemeza, kubera ko umunyagitugu ahora ahindura ingamba, ashobora guhindura. Uretse ko ubu ngubu amahirwe dufite ni uko tuzi neza ko ashobora kutubuza. Bwa mbere mu mwaka 2017 tujya kujyayo, twakoze scenario zose zashobokaga, tuvuga tuti bizagenda bite, tuzabyitwaramo dute. Nta na rimwe tujye dutekereza ko umuntu nka Paul Kagame uvuga ko abanyarwanda bose bamukunda, uvuga ko yafashe ubutegetsi akabumaranye imyaka mirongo ingahe, uvuga ko bikoreye inkangara baje kumutora, ntabwo twiye twumva ko, ndetse unavuga ko yafashe intwaro agatera igihugu ngo agira ngo arahangane n'abamubuje gutaha mu gihugu. Ntabwo twiye twiyumvisha ko ashobora nawe gutekereza cyangwa agatinyuka kubuza bene igihugu gutaha mu gihugu cyabo. Iyo scenario ntabwo twari twarayishyizemo. Ubu rero noneho muri scenario zose twiga niyo nayo tuyishyiramo, biduha marge nini yo kwagura kuba wenda twagera kurushaho twageze ubushize. Niba twarageze i Nairobi, nuko ko noneho dushobora kugera wenda ku kibuga cy'indege i Kigali, cyangwa se tukagera ku mirenge y'iwacu, cyangwa tukagera mu nzu tuzaba twakodesheje ishyaka Ishema rizaba ari gukoreramo. Nuko ngo imyiteguro yacu turayitegura tujyanye na rezerema dufite. Hari rezerema zishobora guhinduka. Urabizi ko politiki ni dinamike, irahinduka kenshi, kandi wa mugani ngo abahigi bajya inama n'inyoni zikajya iyindi. Ni ukuvuga ko FPR yo icyo yagaragaje nuko itadukeneye muri kiriya gihugu. Kubera iki? Kubera ko itinya amatora. Ni ukuvuga ngo amatora, kwa kuri mwavuga ngo amatora araba, ahubwo ikora uko ishoboye kugira ngo iyakontorore, iyashyiremo abidatinya. Niyo mpamvu twebwe tugomba guharanira uburenganzira bwacu. Icyambere ni uburenganzira bwacu, ntabwo tuzabusenda gutyo gusa. Ni nayo ntero tuvuga muri iriya tangazo. Nta na rimwe tuzazibukira urubuga rwa politiki ngo turubaharire ko ari uburenganzira bwacu, kuko bo nibyo bifuza. Rero gusubiza ikibazo cyawe, nta kitwizeza 100% ko tuzagerayo koko. Ariko twebwe tugomba gukora ibitureba niki, no guharanira uburenganzira bwacu. Cyambere n'uburenganzira bwacu kujya mu Rwanda. Umunyagitugu kuba yumva nawe yaburenga akagira, ni naho wabereka wasanga ari naho harana za ntambara nyine. Nose umuntu azakomeza yirukana abantu mu gihugu, ni naho haturuka shobora guherana na za revolution. Hari abantu bavuga ati twebwe ntago icyo twimirije imbere nta ndwara n'amatora ni revolution. Ariko revolution ishobora guhabwa imbarutso nayo matora bari kutwangira. None se uzakora revolution uvuga witwaje iki? Simbivuze ko hatari izindi mpamvu ziranga, ariko ibintu byose urabizi Ambrose, habaho impamvu lointaine, hakabaho na cause ziri direct. Impamvu y'amatora ni impamvu direct, ni cause direct. Abategura revolution muze dushyira imbaraga ku matora, abategura intambara muze dushyira imbaraga ku matora, maze umunyagitugu naramuka yibeshye atubujije kujya mu Rwanda, ruzambikana. Twibye amajwi yacu, ruzambikana. Atubujije uburenganzira bwacu muri kino gihe bwo guhindura ubutegetsi ngo twiharanire ubutegetsi dushaka, duharanire dushyira imibereho myiza ya rubanda, ruzambikana. Ibi birasaba ko abantu bose bumva ko tubifitemo ububasha. Nituramuka tuvuze ngo nta matora azaba, tuzaryama dusinzire, nawe azavuga ati nimubabona ko babuze, kandi bo amatora azayakora. Amatora ku rwego mpuzamahanga azaba ku Rwanda habaye amatora, nubwo hari ababoyikose, ariko abantu bazaba yabaye. Abanyarwanda aho dufite imbaraga nyinshi, aho dufite amahirwe menshi, ni ukwitabira aya matora, twagera turi bien organize, atari kuvuga ngo watanze urugero, mbabarira gatoya gitinda kubera ko ni ikintu gisaba ko tugitsindagira. Mwatanze urugero muri iriya nyandiko muvuga muti mu mwaka 2003 habaye amatora, mwaka 2010 habaye amatora, 2017 mwe ntabwo mubyiza amatora muri ni ingirwa amatora cyangwa ni ishusho y'amatora. Mutari ko nta kintu twabonye byahinduye, ati none n'uyu ngubu turabona nta kintu bizahinduka. Mukagaragara nk'abantu bamaze kuyamanika muri kubera ko mbazi, ntabwo ndi bubashinje kuba muri
muri gahunda yo guca abantu intege no kuvuga ngo ni mwisinzire. Ndabazi nzu umuhati wanyu muri mu bantu mushaka kuganira kuri ibibazo kugira ngo nyine ari nayo mpamvu mwamaye n'uyu mwanya kugira ngo tubashe kubisobanura n'abanyarwanda. Ndabizi neza ko muharanira impinduka, ariko nanone ifo kwirinda kugwa. Ni ngombwa ko twirinda kugwa mu mutego wo gusinziriza abantu cyangwa gusubira muri ideology ya FPR. Rimwe na rimwe hari umuntu abisubiramo atanabizi, nko kuba ngo nta matora abaho cyangwa baratoye bamaze gutora suka bavuga uti dore umugore wa Kagame ashobora kujyaho, Kabare bashobora kujyaho, undi wese ashobora kujyaho. Ibyo ni ibintu bishoboka, ariko nitubyemera nyine bizaba, kuko kugira ngo ajyeho birangire gutyo nitwe tuba twabyemeye. Abanyarwanda babanze bafate icyo kintu mu mutwe ko igihe cy'amatora ni umwanya ubonetse wo guhangana n'umunyagitugu. Duhaguruke twese hamwe nk'abitsamuye ubwo burenganzira bwacu tubuharanire. Ni ubwacu, nta isi yose irabizi, isi yose irabizi, uwo wese arabizi, n'umunyagitugu arabizi. Niyo mpamvu atubuza nyine kuza mu Rwanda. Urakoze. Okay, urakoze. Ikibazo nanjye kubaza usa n'uwagikomojeho gatoya. Ni iki wasaba abanyarwanda, umunyarwanda ku giti cye, abanyamashyaka, twese duharanira impinduka mu Rwanda? Ni iki wadusaba twagombye gukora wenda kitakozwe muri ibyo bihe byose? Ni iki twakora ubu ngubu kugira ngo uriya munyagitugu wacu na FPR babone ko ibintu byahindutse? Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Reka mucyo tuhamagarira abanyarwanda nicyo tubasaba. Reka duhere ku banyapolitiki. Muri iriya tangazo ryacu mu gika cya 10 ari nacyo cya nyuma, hari ubutumwa tugenera abantu bamwe batandukanye. Donc mu cya 9 aho turahamagarira tuzagira umwanya wihariye wo kugeruza ubutumwa bwacu ku banyarwanda bose. Ngo muri iyi minsi iri imbere tuzarushaho kubegera no kuganira kuri ibi ngibi. Ni naho ariko tuzarebera hamwe cyane cyane iryo hame agaciro k'amatora. Amatora ni iki yatumarira kandi abereyeho iki? Kuko niba umuntu atazi ko amatora ari umwanya nyine wo guhindura bwa butegetsi, atari ukwikiza bya bindi bimubangamiye, akaba azi ko cyangwa mu mutwe yaramaze kwemera ko byarangiye, iyo ni ubucakara bwo mu mutwe. Kandi ubwo ngubwo ikibukiza ni inyigisho nk'izi ngizi. Ibyo tugomba kubirwanya d'abord no kubanza kumva ko iyi ari opportunité tutagombye kwitesha. Nicyo kintu cya mbere, nicyo mpamagarira abanyarwanda. Muzitabira ubutumwa, mwumva ubutumwa, ariko ahangaha icyo mvugira ahangaha ni ukumva kandi tukishyiramo ko kandi tukizera ko amatora ni ayacu, ni imbaraga zacu, ni twebwe tugena utuyobora. Uwagerageza uwo ari we wese kutubuza ubwo burenganzira bwacu ni nkaho yakatwishe, abatwishe duhagaze. Twange gupfa duhagaze. Icyo ni icya mbere. Hanyuma kandi ubundi butumwa tubuha abantu bagera muri za société civile nkamwe n'abo mu mashyaka ya politiki. Twe turabahamagara ko twakwegerana. Tubona uyu ari umwanya ukomeye wo kwegerana. Twegerane nk'abaturage, nka one nation, one people, one destiny. Niko twakoresheje. Igihugu kimwe cyangwa ihanga rimwe rigizwe n'abaturage bunze ubumwe, kandi twese tukaba dusangiye akabisi n'agahiye, akabisi gupfa no gukira. Twegerane uyu mwanya. Turamutse nitumara kwegerana, biraduha imbaraga zihagije. Twumve iri hame twese hamwe ko amatora ni ayacu n'uburenganzira bwacu, nitwe dushyiraho abatuyobora, kandi tukagena uko igihugu cyacu kizayobora. Icyo tubasaba rero mwebwe, tuvuga ko kitari cyarakozwe ubushize. Ibyinshi byari byarakozwe, hari abari, ariko hari kitarakozwe. Nuko mobilisation ntabwo yabaye nyinshi. Harimo ingingimira, ndetse ubu ngubu byasubiye inyuma. Ibyo bavuga mu mwaka wa 2003 habaye amatora. Dusubire inyuma gato twifashishije urwo rugero. 2003 habaye amatora. Twagira mu ngo yagiyeyo, n'ubundi harimo izo ngingimira. Harimo n'igice kinini cy'abanyarwanda cy'abantu bati amatora nta kintu ashobora guhindura. N'uyu munsi wa none abantu baracyabyibwira gutyo. Rero wamaze kwemera rero ko nta kintu gishobora guhinduka, ntigishobora guhinduka nyine, kuko ibyo wemera nibyo bigena ibikorwa byawe, kandi bikagena nuko abandi bitwara. Ari ihame ryitwa ngo self fulfilling prophecy. Ibyo abantu bemera ni nabyo bigena uko bitwara, kandi bigatuma n'abandi ariyo reaction bagira. Uyu munsi wa none mwikuremo ubucaka bwo kumva ko amatora nta kintu ashobora kugira, kuko ibyo bijyanye
na bwa bucakara bwo kuvuga ngo umuntu hari umuntu wavukanye imbuto ugomba kuyobora byanze bikunze, ngo byanze bikunze ngo niba ubishoboye ngo nta wundi, nubwo yagira n'imyaka 70 agomba kugumaho, ngo niyo itegeko nshinga ryaba ritabyemera bakarihindura. Ubwo ni ubucakara. Icya mbere tugomba kwemera nuko amatora ahindura ibintu. Icya kabiri, nitumara kubyemera dutyo bisaba iki kugira ngo bahindure ibintu? Icya mbere kuri iyo ngingo ya kabiri nuko byanze bikunze ugomba guhaguruka ukajya gutora. Icya kabiri kuri iyo ngingo ya kabiri nuko ugomba guhakikisha cyangwa kuba sure, making sure, kuba sure, sinzi uko umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, kumenya ko ijwi ryawe bataryibye. Tora niba ngombwa ko wirirwa aho ngaho uhirirwa, bari barureba. Icya gatatu, niba kwiba uhagarariye uburenganzira bwawe, ziba imbunda uzifata, riba ibuye urifata, riba yakudeta tuyikora, yiba revolution tuyikora, mpaka uburenganzira bwacu bugaruke mu biganza byacu. Murakoze. Ubwo uhise ungeza ku biri kubera mu bihugu binyuranye bya Afurika, cyane cyane y'Iburengerazuba, n'ibyabaye mu majyaruguru ya Afurika mu 2011, aho abaturage bahagurutse babona mbese ubutegetsi bw'igitugu bari bafite bubamereye nabi. Wowe urabona ute uyu mwuka? Twari turi kuvuga nyine mu bitekerezo utanze ukuntu amatora bayibye, abantu bahaguruka. Hari urugero rwa hariya muri Gabon ukuntu byagenze ejo bundi, aho Ali Bongo yatangaje ko yatsinze amatora, bamwe mu ngabo ze bagahita bafata ubutegetsi. No muri Nigeri uriya witwa Bazoum yaramaze gutorwa hashize imyaka 2 ahari, nawe abasirikari be bamuvanaho, n'ahandi. Wowe urabona uwo mwuka uri mu bihugu bindi bya Afurika? Kenshi na kenshi tubona waratinze kugera muri karere kacu k'ibiyaga bigari. Urabona nta ngaruka bishobora kugira abantu bo mu bihugu bigari bashobora kwigiraho bakavuga bati umunyagitugu wacu aramutse natwe twibye amajwi, ni kuriya bizamugerekera. Urabibona ute? Urakoze cyane. Icyo mperaho nuko byashoboka rwose, byashoboka ko ibibera ahandi natwe bihaba, iwacu natwe birashoboka. Icya mbere, hari ihame ribaho bavuga ngo revolution is contagious. Biriya bya revolution cyangwa impinduramatwara zigenda zandura ziva mu gihugu kimwe zikajya mu kindi bitavuze ko ari indwara igenda mu mwuka, ahubwo bivuze ko ibibaye hamwe abaturage bahandi babyigiraho nabo bakaba babikora. Urabona izo mvururu, iyo nkubi ya za kudeta ifata igihugu kimwe, bugacya mu gitondo igafata ikindi, bugacya mu gitondo igafata ikindi. Ubu rero ngenda reba ngasanga mu karere k'ibiyaga bigari koko uwo mwuka usa n'uwatinze kutugeraho, kandi nabyo bifite impamvu dufitemo uruhare. Ndavuga dufitemo twe nk'Abanyarwanda, twe nk'aba-acteurs ba société civile, twe nk'aba-acteurs ba politique. Ntabwo twagize umwanya wo kwigisha abaturage koko ko icyo ari amatora, buriya butegetsi baba bakwiye ko baba bakwishe nibura mu gihe cy'imyaka 5, kandi iyo myaka 5 ikico bagushyizemo gishobora kuzakugiraho ingaruka, n'abana byaye muri icyo gihe bakazagwingira, bivuze ngo generation yose bipfuye. Ni nayo ibyo rero ntabwo twagiye tubigisha abantu. Icyagiye kuba cyo nuko abantu bamera nkaho bagiye anebilisyon, niko navuga, bikabeza nk'akazuyazi kabaye mu gihe cy'amatora, bwacya mu gitondo wamaze kurahira bigahita birangira, abantu bakibagirwa bakazategereza indi myaka. Ari nacyo tuvuga hariya ngo 2003 ko Fose Twagera mu ngo yaragiye bakamwiba amajwi, kandi twe tubibona uko byakurikiyeho byahise bitanga irindi sura ko abantu bagombye kwitegura no kurushaho. Ni muri urwo rwego mu mwaka wa 2010 Madame Victoire Ingabire yahagurutse. Ntabwo yarayoboye byabaye muri 2003, ariko ntabwo yavuze ngo ntabwo amatora abaho, yarabizi, ahubwo yarabati none aho Twagera mu ngo yageze ubushize dushobora kuharenga. Niko societe igenda yubakwa. Ahubwo twe biki tubabaza nuko imyaka 7 bari ibaye myinshi. Ubundi buri mwaka twagombye kujya twohereza ine equipe mu Rwanda igiye ni nk'igiti ugenda uzunguza, sibyo? Donc
twagera mu biranze mu 2003 2007 Madame Ingabire Victoire aragiye baramufunze na Bernard Ntaganda nawe agerageje baramufunga twebwe mu mwaka wa 2017 turagiye noneho nabo barabona bya bintu birakomeye nacyo kikwereka Justement ko ari intuza bati none ntibanahakandagire bo bumva neza bo basobanukiwe neza icyo bivuze bazi neza ko igihugu ushobora kukigarura ukoresheje amatora barabyumva niyo mpamvu batubuza kuza uyu munsi wa none rero abanyarwanda bagomba kumva imyumvire none izamutseho uburenganzira n'ubwabo aho kugira ngo duharanire ndabyumva iyo umuntu asumbirijwe naye ndabikubwira gute ko ndi mu buhungiro byabaye ngombwa ko mpunga hari igihe umuntu asumbirijwe ko ubona gusumbirijwe ushobora kwiruka ukagenda ariko ntabwo abanyarwanda twese turahora twiruka duhora tugenda ngo n'abasigaye nabo abapfe abagenda natwe twigumire hanze nitugera no hanze tubabwiye ngo nta matora abaho ni mu byihorere no ifoke abanyarwanda bashyira mu mutwe wabo iyo plan niba ari plan niba yo kujya le plan de retour abantu bo muri Jamaica no Bob Marley no rimbye indirimbo ivuga ngo Zion train is coming our way baba ati ni nka train ni gari ya moshi igiye guheka abantu ikabasubiza ku ivuko ni ngombwa ko tugishyira hamwe tugatekereza uburyo tugomba gusubira ku ivuko kugira ngo duharanira uburenganzira bwacu nibiba ngombwa ko dufata uzapfe aho bigeze umenya wa mugani bya bindi ngo wirukanse umugabo kenshi byageraho nawe yakakugarukana naho ngaho iyo myumvire yacu tugomba kuyitunga naho ibindi byose nta bya bitumariye kuba utariho se bya bitumariye ikintu ntabwo turagerageza bihagije ku bwanjye mbona tutaragerageza bihagije kohereza umuntu 2003 hagashyira imyaka 7 twohereza undi agafungwa tukabyumaho 2017 undi bakamuza kujya mu gihugu tukabyihorera hari n'igitero tugabye nibura habe n'agatero shuma habe n'akagrenade duteye cyangwa ngo tunagaragaze ko abantu batubangamiye none 2024 irageze mutireka mwikwirwa mujyayo no ça ne peut pas continuer comme ça tugomba kubihagarika tugomba guhindura imyumvire nicyo nsaba abantu bose ndasaba ko tubyumva kimwe kandi ndatekereza ko bifite sanse murakoze ijambo rya nyuma ndumva twazengurutse ku byo twifuzaga kugeza ku bakurikira radio televiziyo impinduka ndagira ngo ngusabe rero ugira akajambo ka nyuma munota umwe ubwira ubutumwa abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba radio televiziyo impinduka urabukoze murakoze cyane icyambere reka nongere mbashimire umwanya mwampaye kugira ngo mbashe gusobanura ibintu bimwe na bimwe kuko ubu butumwa mwahereyeho muvuga muti dore impungenge ntago ari mwenyine mu bufite kuri zo social media bibuzuyeho kuri Facebook bibuzuyeho ariko ikibazo nuko akenshi usanga ababutanga bigaragaza ni bake cyane hari n'abandi nyine baba batagaragara batazwi utamenya bari bo nabo bakomeza kugenda bameze nk'abari kujya mu mujyi wo kuvuga ngo nta matora za umuyobozi wacu arahari twaramwihitiyemo twaramutoye byararangiye ni nk'abo hari n'abavuga bati byararangiye nta wundi dukeneye ibyo rero ni ngombwa iyo myumvire tugomba kuyihindura ni ngombwa ko tuzakora niba ngombwa mujye mumpamagara wenda buri cyumweru cyangwa mujye mumpamagara byari ariko iri hame ndashaka ko byumvikana mfatanyije n'abo dukorana mu ishyaka ishema ndashaka ko imyumvire tuyihindura tugeze mu gihe cya social change kandi iyo uvuga social change urimo urahindura societe ni ngombwa guhindura imyumvire igihe cyose tuzaguma muri ubwo bucakara bwo kuvuga ngo nta matora abaho ubucakara bwo nta matora abaho ni bwa bucakara bw'abavukanye ingoma ni bwa bucakara bw'abaruta abandi ni bwa bucakara bwa supremacisme abaruta ngo abandi kubera ko ngo aribo babigenewe nta matora ntakenewe kubera ko ejo bane nagiye kubona ngo nabitwa ba Fazili bari kuvuga ngo twebwe ngo twavuze ko mu gihe cyose ari Kagame ngo nta wundi tuzagerageza iyo ni supremacisme yamaze kubacengera mu mutwe mwibuke muri 59 aba Kayibanda bajya gukuraho ubwami hari abanyarwanda benshi cyane bavuga bati iki gihugu cya Kayibanda uyu munyangufi kizabaho gite igihugu kitagira umwami imvura ntizongera kugwa ngo abagore ntibazongera kubyara inka ntizongera kwima bati barahunga abantu barahunze bahunga igihugu ngo kubera ko ngo umwami utariho ibyo bintu tugomba kubikura mu mutwe abanyarwandakazi mwumva ubutumwa turimo turitegura kujya mu Rwanda ntabwo nza kubabeshya ngo ndishyire 100% ngo nabisire 100% ko tuzagerayo ashobora kongera akatubuza ariko noneho twiteguye dute ko natubuze muzakora iki muzongera mwemere babime insinzi yanyu bongere bafate indi myaka 5 abana banyu bicwa urubozo abakobwa banyu bicwa n'abitwa bakazungu batumwe n'ubutegetsi abana banyu
barwara igwingira, aho umwe ku bana batatu baba bararwaye igwingira, kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ufite igwingira bikomeza mu bwonko bwe, uwo mwana nta n'ikintu aba akimariye igihugu, biba birangiye. Ibyo bintu murakomeza mubyemere kugeza ryari? Ni mu bitekerezeho. Ngi ubutumwa bwanjye n'ubu ngubu tugiye kujya mu Rwanda, turabakeneye, dukeneye ko duhindura imyumvire kugira ngo tubashe guhindura ibintu. Murakoze cyane. Murakoze Bwana Gahunde, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Ishyaka Ishema riri mu mashyaka tubona hano kuri radiyo televiziyo Impinduka ashishikaje guhindura ibintu mu Rwanda. Rwose ku giti cyanjye nshima uburyo mukora. Ntabwo ari buri gihe dutumira abantu ngo tubabone. Ndongeye kugushimira rero kuba witabiye ubutumire twaguhaye mu izina rya radiyo televiziyo Impinduka. Nk'uko bivuze, tuzakomeza tujye tubahamagara muze mwigishe abanyarwanda, natwe mutuvanemo ibi bitekerezo, twebwe tugira ngo tuzamure impaka zirushaho gusobanukira abanyarwanda. Nk'uko yavuze, twebwe tuzi ibikenewe, tubona ibidakorwa kandi byagombye gukorwa. Biriya wavuze by'uko abantu bakwiye gushyira hamwe kurushaho, natwe turabyemera. Nkaba ngushimiye rero, wakoze. Mu kurangiza, nkaba mpamagariye abakurikiye radiyo televiziyo Impinduka ko baza gusangiza iki kiganiro nikibageraho. Abagikurikiye ubu ngubu namwe mwahita mugisangiza inshuti zanyu hirya no hino. Mwakoze rero, ubwo naho utaha turabakunda. Murakoze cyane, naho utaha.